iyi ndayirambiwe ndashaka gushyira indi mu mugongo ndumva bazashushanyaho igikamba. Ufite akanya? Ndaje. None se bite? Kuki utagisubiza message nkwandike? Rwose umbabarire. Uribuka umbwira uko wari umerewe igihe coach yashaka gukina ariko ukanga? Igihe nakubwiraga ko bimbabaje se? Yego. Ibyo se bihuriye? Ababyeyi banjye bumva tutarakura ku buryo twakundana. Ngo ababyeyi bawe uri hafi kugira 18? Erega icyo si cyo kibazo cyonyine. Nyamara twari tumaze gukundana. Ntiwemere rwose kuba twicira ibintu. Ja, hari intego nifuza kugera. Gusa mbona tudahuje intego. Intego uvuga ni izihe? Ubupayini. Wenda no kwiga ishuri ry'ababwiriza b'ubwami. Ariko nawe ibyo sindabirwanya. Ariko nta n'icyo ukora ngo ubigereho. Umva, ndemera ko hari igihe njya nsiba amateraniro. Kandi ko ngomba kumara igihe kinini mu murimo. Ibyo ndabyemera. Ariko ngiye kugira icyo nkora. Ryarisi. Simbizi. Ariko urahari. Ushobora kumfasha? Gese ninde uzamfasha? Sha wambabariye. Oya. 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 Urabyanze? Unyihanganire. Waruzi n'ikindi? Sinari nzi ko rukumeze. Meze ntese. Nzi ko hari ibyo ngomba gukosora. Nibwiraga ko uzanyihanganira aho kumva ko ntacyo nzageraho. Ariko si ibyo mvuze. Nibyo? Urashaka kuvuga ko wemeye ko dukundana? Byahe. Uzi n'ikindi? Nanjye sinakundana n'umuntu nyitezeho ubutungane. Ibyo si byo. Wowe si byo ukoze. Meghan, ugeze hano utese? Ndimo gutembereza Simba. Wowe se bite? Ntegereje ibikoresho byo muri restaurant ya papa. Ubwo mu kanya biri bube bihageze. Usanzwe tuganira. Ariko sinabonye uko nkubwira ko nababajwe n'ibyabaye hagati yawe na Elysee. Rwose yaragukundaga. Urakoze. Ahari. Wenda hari igihe byakongera gucamo. Sha ntibyashoboka. Ubashize amezi menshi. Kandi uzi n'ikindi Meghan, ntitwari dukwiranye. Koko se? Mbese ni wa mukobwa uba yiteze ubutungane ku bantu. Uretse n'ibyo kandi nawe ubwe ntiyarazi ibyarimo. Nibyo? Nanjye narabimubwiye. Koko se? Nta kindi wamubwiye se niba atari ibanga? Umva se, namubwiye ko uri umusore mwiza kandi ko kwitesha ari ikosa rikomeye. Warakoze. Sinari nzi ko nkunda bigezaho. Oya, si ibyo nashakaga kuvuga. Ahubwo nashakaga kugushimira. Nukuri, biranshimishije. Reka njyane Simba gutembera. Hari igihe ijya yisaza. Sinifuza ko biba. Reka nkureke ugende. Sawa tuzongera. Bye. Yego. Urakoze. Meghan, ibi ni ibyawe.
Mega nasanze aka kabera simba mbonye naka nsanga katakugwa nabi ubwo uzambwira yari Jacques. nta kantu ko kurya ukeneye se? yego sha. ubonye indi mesaje? Mega ibyo urimo urabizi? ntatandukanye na Jacques. Nibyo byararangiye, icyo si cyo kibazo. none se ikibazo ufite ni iki? ubwo ubona gukundana nawe nta kibazo kirimo mu buryo bw'umwuka? umva njye nawe ntitubona ibintu kimwe. njye simwitezeho ubutungane nkawe. ubwo ntubona ibibazo wahura nabyo se? oya ntabyo, mbona byose ari byiza. usibye n'ibyo kandi namuhindura. Mega umuntu utaranabatizwa? Jacques ntakuze mu buryo bw'umwuka. ibibazo n'ibivuga uzaba ukeneye umuntu ukuze mu buryo umva bw'umwuka. simburana nawe. kuki utakwishimana nawe? nifuza ko wagira ibyishimo. okay ngaho ceceka rero. sawa birangiriye aho. umva reka nitabe telefone. gushimiye ukuntu unyitaho, ariko uyu wo ni umwanzuro wanjye. nibyo ariko urebe niba ukwiriye. Jacques biteze ni sawa. mbere niho byashoboraga kutugora. nibyo ni byiza. ni sawa. sha byari byiza. sha tuzasubira ugereyo amahoro. okay naho usigara amahoro. nibagiwe ya jakete nari nayisize hano. nta kibazo. ariko ntusakuze akira ngiye. bitabyanyira ijoro. papa urankanze. mumbabarire rwose ikosa ni iryanjye sinamenye igihe bwiriye. bite mama? byagenze neza se? byari byiza cyane. reka mbe ngiye oya burije. buretse gato ndashaka kumenya uko byagenze. oya mureke ngende. ntugire unyohereze mesaje. okay ngwino nkwereke kuri interineti. nibyo? okay. Mega biteri waje wenyine? yego nari nkeneye kuruhuka maze nshaka usigaranira umwana. okay nuza kugira icyo ukenera umbwire. urakoze. uracyakunda icyayi se? yego. sha ndabona utarahindutse. Mega ni amahoro? ni amahoro meze neza. nibyo? sha ndabona hari ikitagenda. Jacques yarantaye. oya Mega byamaze iminsi runaka ariko nyine twari twatonganye bihagije. sinatekerezaga ko ari kuriya bizagenda. humura ntarirarenga Mega. nta garuriro. mbere nabonaga ibintu byose ari byiza, ariko buhoro buhoro bitangira kuzamba. none se Mega mwabiganiriyeho?
nabanza be no mu rugo arahaba se. abasaza se ntibabafasha? Narababwiye ariko ntiyigeze abonana nabo. sinzi icyo nagukorera. Oya ndeka, ngo nkureke? sinkeneye abangirira impuhwe. Oh Mega, ntunyumve Si nabi. wowe wenyine, abantu bose bihakungirira impuhwe. Mega, cyane cyane papa. Sinzi nicyo naje gukora hano, reka ngende. umva Mega, Nge nawe niduhuje ibibazo na gato ntushobora kuzigera unyumva. Mega, yehova yagufasha bigakemuka. Nari niteze ibitangaza ariko ubu ngubu bwo namaze kubona ukuri. Uragiye se? Hari icyo bikubwiye se? Oya, ntacyo. Hari impapuro nasize hano, ndataha ntinze. Si ibisanzwe se? Wenda naba nduhutse induru yawe. Nukuvuze naho sege. Nawe uraba unduhutse. Si icyo shaka, icyo shaka urakizi. Ugiye kongera kunesha umutwe kandi ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo ni ugutaba mu rugo, umuryango wawe warakubuze, ntujya uboneka. Sindabona umuntu wikunda nkawe. Wowe seki, nanjye ngo nshatse umugore mwiza unshyigikira. Wowe se uravuga utyo no kubatizwa n'ibyakunaniye. Nta n'isoni ugira ngo ndorohewe. Simbabara cyane kugira ngo ubone ibi byose. Ndakuzi. Ikintu kimwe gusa nabonye ushoboye ni ukwisobanura. Ibi ni byo bituma ntaba muri uru rugo. Ibi ngenda birambuye rwose. Nanjye uru rugo ndarurambiye. Nukuvuze nyine. Sawa, ngaho nakubwira iki? fora ninde? Eri, aho wageze ute? Wanze kwitaba telefone none ndiyiziye. Eri, sha nahinduye nomero yanjye. Ni abantu bake bayizi. Ntacyo. Ni karibu? Yego. Ariko usanze ngiye. Nta kibazo. Christine ari he? Ari bwiriranwe n'ababyeyi banjye. Hari gahunda ngiyemo. Nibyo. Ibisa ni ibiki? Si ngombwa kubimenya. Nomero zarahindutse, impapuro z'amabanga. Sha warahindutse. Iyo mba nkiri wa wundi sinari gusaba ubutane. Ugiye gutana se? Nibwo bigitangira ariko Mega, simbyumva. Nishaka kubishaka se? umva, kubaho nta byishimo mfite birandambiye. Ntabyo ngikeneye. Wibagiwe icyo Yehova avuga se? Wowe ufite umugabo ukunda Yehova. Ariko natwe hari igihe tutumvikana. Gusa Bibiliya idufasha Nahindura udi. Wowe ntiwabyumva. nyine simbyumva. Mega, uri inshuti yanjye. Ndakwinginze. Ngo gushimiye kunyitaho. Ariko singikeneye kugira icyo mfasha. Ndabyishoboreye. Ndumva ushaka wasohoka kuko mfite gahunda. Mega, Papa, waje hano gukora iki? nje kukureba. Mama yarabikubwiye. Nari namubujije kubivuga. Ntiwagombye kuza hano. Dore nakererewe. Mega,